bagiye kubanza gukora igikorwa cya mbere n'igikorwa cyo gusoma Qur'an. وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها سما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة وجعلنا للمتقين إماما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر حاسد إذا وقب ومن شر غاسق. Kigiye gukurikiraho ku bantu batigeze bumva ibisobanuro byo kubasobanura. Isura tugiye gusobanura ni isura yitiriwe abantu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. nikize ku Mana irinde shitani wavumwe ndetse mbaje izina ry'Imana umuremyi wa byose. قل أعوذ برب الناس. vuga uti nikize ku Mana nyagasani w'abantu umuremyi w'abantu uyobora ibyaho byose akanadutunganya ubuzima bwabo
ملك الناس afite ubwami bwuzuye n'ubutegetsi bukomeye, إله الناس ugaragirwa n'abantu kuko umwami ashobora kuba ari Imana cyangwa atariyo. Imana igaragaza ku izina ry'ubumana ari umwihariko wayo, nawe aribangikanye ko nawe. من شر الوسواس الخناس Andinde ububi bwa Shatani iyo umuntu asingije Imana, shitani iri kuja igacika imbaraga, naho iyo umuntu atasingije Imana, shitani irirambura ikamutera impagarara mu mutima. الذي يوسوس في صدور الناس Shitani itera impagarara mu mitima y'abantu, ibahamagarira rwihishwa kuyumvira, ikagera ku mitima idasohoye ijwi. Nyuma Imana igaragaza ko ibitera impagarara mu mitima birimo ibice bibiri, amajini n'abantu. Imana iti من الجنة والناس mu majini no mu bantu. Shitani yo mu majini impagarara zayo izerekeza mu mitima y'abantu, naho shitani yo mu bantu ikindi gikorwa nicyo kwigisha kugira ngo twunguke ubumenyi, nk'uko nyine n'andi madini nayo yaraza kuza kwigisha kugira ngo twese duhurize hamwe ubumenyi bw'amadini yacu. Haleluya. Umukoje الحمد لله الذي كان قبل خلق ما كان. الحمد لله الذي علم ما كان وعلم ما يكون وعلم ما سيكون وعلم ما لم يكن لو كان كيف كان يكون. ثم الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد shimeni kuzongipima ngekungi yo igiye gusenga mukuri nari imana tugiye gusenga ndetse twibandikanya amahoro n'imigisha n'ibisabane ku ntumwa z'Imana mwasoresha umwana w'abahanuzi ariwe Muhammad sallallahu alaihi wasallam, we nawe n'abasanganywe n'abamukurikiye n'abazakomeza kumukurikira kuzageza ku mutima we. Turasaba Imana yuko yakishyira muri ba bandi bayobotse inzira y'ukuri, ya nzira yo guhamya yuko nayo Imana igiye gusengera mu by'ukuri uretse Imana imwe rukumbi. Inzira yayobotse inzira ya Yesu, inzira ya Muhammad, inzira ya Musa n'abandi benshi cyane bagiye babaho basenga Imana imwe rukumbi, nta yindi bayibangikanijeho. Nkaba nanjye nshima Imana yuko idushoboje guhumeka umwuka w'abazima. Bavandimwe, aka kanya hari umuntu upfuye ndetse hari umuntu uvutse. Ntabwo twese tuzagiye tuzava muri iyi si. Niyo mpamvu akanya kose ukubonye ugomba gushimira Imana kubiguhaye ubwo buzima kandi ukanayisingiza. Nkakomeza nshimira n'ubuyobozi bwacu kuba bwaduhaye uyu mwanya, kuba amadini yose yahurira hamwe yakungukira mbese yakagira ikintu ubumenyi buzagufasha mu buzima bwacu buzakurikira.
iyo byakabanye n'amahanga rero nifuje yuko twaganira ku bintu bitatu byonyine umuntu uzabikurikiza akaba ari uzaba kuri isi akayibaho neza mu mahoro. Ikintu cya mbere ni ikintu abantu benshi bakunze kugiraho conclusions, abantu benshi bakunze kukibazaho cyane, ni ikintu cy'isuhuzanyo yacu y'abayisilamu. Ukuntu dusuhuzanya insuhuzanyo ntabwo ari iy'abayisilamu gusa, oya n'abandi bantu batari abayisilamu bayikoresha, kandi iyi nsuhuzanyo nziza cyane nk'uko tubibona muri Bibiliya na Yesu ku giti cye iyi nsuhuzanyo ayikoresha abwira abantu be, ababwira ati abasuhuza ababwira ati amahoro y'Imana akubeho. Niyo mpamvu rero natwe abayisilamu iyo turi gusuhuzanya hagati yacu tugira tuti assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, aribyo bisobanuye ngo amahoro y'Imana akubeho. Ikindi kintu cya kabiri kizanadufasha kuba muri buno buzima turi ku murongo tuba muri buno buzima neza, ni ikintu kigira giti va aho ugomba kuba uri unakora icyo ugomba gukora. Urugero niyo wavuze ngo ni amasaha ya leta cyangwa leta aho uri ni muri classe, icyo ugomba gukora muri iyo classe nta kindi ni ukwiga, nta kindi cyakuzanira. Urundi rugero rwa kabiri niba wavuze ngo amasaha akurikira ni amasaha yo kujya gusenga, kuza gusengera uzindi gusengeramo gana iryo dini ari ujya gusengeramo. Ntudasenga nta kindi Imana yakureka uretse kuyisingiza, ugomba kuyisingiza ngo uzabeho mu buzima bwiza. Ikintu cya gatatu ari nacyo cya nyuma kiragira giti twimute aho tubarizwa. Hari abantu batazi ahantu babarizwa, ugasanga umuyisilamu muzima, umuyisilamukazi niba azi ko gutunga ibisuko bitari iby'umusatsi we biteye, ariko ugasanga bishyiraho mbese na urukumva ahantu barizwa. Ugasanga umukristo muzima bageze mu masaha yo gusenga yinjiye muri shapeli, aho niba bavuze ngo muhaguruke barakomeje gake, nyamara umuntu utari umukristo we yahagurutse. Mbese urugo rwawe ruri bari cyangwa urujegajega mu dini rya ntabwo uzi ibyo urimo. Ikindi ugasanga uri umudive, isabato yatangiye aho kugenda kwifatanya n'abadive bagenzi bawe, sinzi ibyo urimo, uri kubunga hano muri leta. Kumenya aho tubarizwa, ugasanga umurajeka abarajeka bagiye gusenga, wowe ntabwo wifatanyije nabo, ubarizwa muri leta. Mu gusoza nsaba Imana yuko yaduhereza umutima w'ubugwa neza, umutima udafite ubugome muri we, aho umutima udafite imico mibi yo guhuzanya hagati yacu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amahoro y'Imana ababeho. Thank you.
ikintu cyiza nko kubona abajene bahuye bashimira Imana. Nahoze nicaye nkabibonamo impano ikomeye iri muri Etefope. Mu gihe cyo gushimira Imana hari abadashobora guhaguruka bashimira Imana bagashimira mu mitima yabo, ariko Imana ikomeje kutwiyereka muri Etefope kandi ikatwereka kuko kari Imana. Ni ukugira ngo rero nshimire buri wese wagize uruhare kugira ngo iki gitaramo kigende neza. Dushimire Imana yo itubeshejeho, tugashimira Imana yo yaduhaye kuyimenya kandi tukayikomeraho. Ahantu hose rero tugeze bavuga Imana, natwe tujye twikiriza tuti uri Imana. Ndahamya ko iki gitaramo nubwo twatinzeho gatoya, ariko nicyo cyagombye gufungura igihembwe, kikaba icyo mu gihembwe kigasoza igihembwe, kubera ko byose Imana niyo ibigena, niyo bikomokaho. Abantu benshi bagiye bagaruka ku kwemera. Nashimye abo mu idini ya Islam bagiye bagaruka ku ngingo zikomeye ziduha kandi zikatwereka ko ukwemera cyangwa se ugukomera ku Mana no gukora ibyayo ari byo biduha kubaho neza, tukabaho mu mahoro nk'uko bitwifuriza iyo badusuhuza, ariko n'ubundi tukabaho tutari kurusha iminsi. Nta kintu kibi kibaho nko kubaho kurusha iminsi, kubaho utariho cyangwa se kubaho wibwira ko uriho ariko byararangiye. Iyo rero uri mu Mana wumva ukomeye, niyo hasi ibigeragezo. Nta na rimwe Imana yigeze itwiyereka ko cyangwa se itubwire ko abantu bazatandukana n'ikintu gipima cyangwa se kigerageza ukwemera kwabo. Ahubwo umukristo nyawe cyangwa uwemera nyawe agaragarira mu kuntu abashije gutambuka mu bigeragezo. Hari gutanga ubuhamya hano bashimira Imana ko barwara ariko bagari bazima. Ibyo byose uko ubitambutsemo wizeye Imana, ntumere nk'abanditsi. Igihe Abayisiraheli bari bavuye mu Giputa bageze mu butayu, noneho hagira ikintu kiba kigaragaza ko Imana itakibafite mu biganza, bagahita bahindukira bakajya kuramya izindi mana, bagacika intege. Ndetse na Yesu igihe amaze gutora intumwa ze, muribuka ko igihe bamufashe azamutse ku rukuta agiye kudupfira,
hari abavuze ati turabigenza dute uwo twari twarakurikiye bamufashe mu ijosi, bamwe bisubirira kuroba abandi bisubira mu yindi mirimo, ariko hari abashikamye bavuga ati iki nicyo gipimo Imana ipimiraho ko tuyemera kandi tuyikomeyeho. Ndagira ngo rero namwe abana murirwa muri Etefope, igitaramo nk'iki, amasengesho, amagurupe duhuriramo bijye bidufungura amaso, ntituzigere twemerera imitego ya sekibi kuduherana, ahubwo tujye dutsindishije isengesho buri wese mu myemerere ye. Ndabashimira kuri mugoroba ko buri wese rwose yagize uko ahura n'Imana, haba mu ndirimbo, haba mu isengesho, haba mu ijambo ry'Imana, haba mu kubyina. Ukabona rwose umuntu arabyinnye arireguye, ese n'utabyina no kubyinira Imana ubundi uzabyinira kukivuga. Ariko nkashimira ko dukomeje kunga ubumwe. Hari amashuri nabayemo bavuga ngo igitaramo nk'iki ugasanga bamwe baravuze ngo twewe ntabwo turazi imbere. Si Imana se tugiye kuvuga, keretse tuvuga ngo tugiye kuvuga shitani, aho turavuga ngo tuvuga shitani mu izina rya Yesu. Aho ngaho rwose bo twavuga nawe abenshi mwirirwe mujyayo. Hari amashuri bibaho bavuga hari igitaramo kumwe bavuga ati twe ntabwo turazi. Ibyo ni ibyanyu, ariko nkashimira ko tugihuje umugambi kandi twashimira Imana ikatwigaragariza. Ndahamya ndashidikanya ko kino giterane hatabuze igitangaza Imana yakoze ikagira uwigobotora ku cyari kimuziritse, kubera isengesho, kubera kwirekurira Imana, kubera kwibonera uyu mwanya. Hari benshi bahugiye muri byinshi batakibonera umwanya Imana, ugasanga bari busy every day they are busy, badashobora kuvuga ngo Imana, kuvuga amahoro, badashobora kuvuga. Twebwe rero tukibona umwanya ni ugushimira Imana.